ari ibyo bibiri tuvuze abantu benshi barabyemera, ariko hari ikindi kiyongeraho abantu bahuzagurikamo ari nacyo kituviramo kuyoba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman kathira. Nyuma yo gushimira Imana no gusabira amahoro n'imigisha intumwa ya Muhammad, we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, nk'uko bisanzwe tugira inyigisho zidukomeza kandi zikatuyobora mu nzira y'ukuri. Nta kintu rero umuyisilamu cyangwa se umwemeramana yagira cyangwa se yasobanukirwa mbere y'ibindi byose uretse ikigendanye n'imyemerere. Nk'uko bisanzwe rero dusobanura ibitabo bidufasha bikanatuyobora, muri uno mwanya tugiye kuvuga ku gitabo cyitwa Al-Wasitiyya, cyangwa se igitabo kitwigisha imyemerere ya nyayo, kiganisha abantu ku nzira twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'abayikurikiye abayikurikiye mu byiza. Iki gitabo rero nk'uko bizwi cyanditswe n'umumenyi uzwi mu mateka ari we Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah. Yacyanditse mu mujyi umwe bita Al-Wasit, ubwo yabazwaga ku bigendanye, umwe yamuzi akamubaza ku bigendanye n'imyemerere, hanyuma akandika kino gitabo kugira ngo amusobanurire kandi nawe azasobanurira abandi, kizabe n'impamvu y'abantu gusobanukirwa imyemerere y'ukuri cyangwa se imyemerere ya nyayo. Abandi bavuga ko kino gitabo yacyanditse agendeye kuba ijambo Al-Wasit cyangwa se Wasatiyya nk'uko byavuzwe muri Quran ari ijambo rivuga ku myemerere y'ukuri itarimo gukabya cyangwa se kugira ibyo wirengagiza ngo habeho koroshya. Iki gitabo rero cyasobanuye kandi cyigisha imyemerere ikwiriye nk'uko byagaragaye, ishingiye kwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko ariyo yaremye kandi ariyo ishoboye byose, kubera ko kwemera Imana ni umusingi wa byose. Bwa mbere kwemera Imana bivuze kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho, kubera ko hari abantu bavuga ati ntago ariho, nk'uko tubisanga mu mirongo ya Quran. Nanone kwemera Imana bisobanuye kwemera ibikorwa by'Imana birenze ubushobozi bw'abantu cyangwa se ibiremwa bye, nko kurema, gutanga amafunguro n'ibindi. Ibyo ngibyo ukunda gusanga abantu benshi babyemera, ari ibyo bibiri tuvuze abantu benshi barabyemera, ariko hari ikindi kiyongeraho abantu bahuzagurikamo ari nacyo kituviramo kuyoba. Kwemera Imana mu kuyiharira amasengesho no kugaragirwa ko ariyo ibikwiriye yonyine, bidakwiriye ibiremwa, yaba abantu, intumwa cyangwa se amajini cyangwa se abamarayika n'ibindi. Nanone harimo kwemera Imana mu mazina yayo n'ibisingizo byayo ko ariyo ibyihariye. Ibyo nanone bitujyana ku kindi kigendanye no kwemera abamarayika bayo ko ari ibiremwa byumva kandi bikumvira, bitajya bisuzugura itegeko ry'Imana. Hakaza nanone kwemera ibitabo, kubera ko dusanga ko Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ibitabo byinshi ku isi, ariko ibyo yatubwiye muri Qur'ani ni Taurat, Injil, ndetse Qur'ani yakubiyemo ibitabo byabanjirije Zabur ndetse na Suhufu yawe Ibrahim. Ibyo bitabo rero tukabyemera, ariko tukabizirikana yuko byakiniwemo cyangwa se byahinduwe, bimwe bigasibwa burundu, ibindi bigahindurwa ibisobanuro, uretse Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije kuzarinda kuzageza ku munsi w'imperuka. Nanone bitujyana ku kwemera intumwa zayo, ko Allah subhanahu wa ta'ala yatumye intumwa nyinshi muri buri gace no muri buri bwoko, ariko muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye intumwa 25, no muri izo 25 harimo 5 ziswe ulul azm, cyangwa se
baharaniye inzira y'Imana kurenza abandi, cyangwa se batotejwe kurenza abandi. Nanone bitujyana kwemera umunsi w'imperuka, kubera ko hari abatekereza ko tuzabaho gutyo, ntihabeho kuzazuka cyangwa se kuzabazwa. Ibyo bigendana no kwemera ko hariho gupfa, kuzazuka, kuzabarurwa, kuzahembwa, duhemberwa ibyo twakoze, ijuru cyangwa se umuriro. Ibyo nanone bitujyana kwemera igeno ry'Imana, ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wagennye kandi ari we ugena buri kimwe, kubera ko twebwe ntacyo twishoboreje uretse icyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Muri iki gitabo rero tuzarebera hamwe gihamya zishimangira amazina n'ibisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala muri Quran, ndetse tunabirebe mu mvugo n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.